twaje kunamira uyu munsi nyakubahwa mushyitsi mukuru. Uyu munsi kuri uru rwibutso twaba dushyingure mu cyubahiro nanone imibiri igera ku 2705, harimo imibiri yimuwe mu rwibutso rwari mu kagari ka Gatovu, hakabamo imibiri isaga 705 yari iri mu nzu yari iri hano ku rwibutso nayo itari yashyingurwa, hamwe n'indi mibiri yagiye yimurwa, aho abafite ababo bishwe muri jenoside bagize amahirwe yo kubona imibiri mu gihe cyihutirwaga, harimo n'imibiri yari ishyinguye mu ngo, ariko mu rwego rwo kuzirikana ubumwe n'ubudaheranwa ndetse no kubaka aya mateka, nabyo bemeye ko iyi mibiri twayishyingura muri uru rwibutso. Nagira ngo mbonere kubashimira mwese kuba mwagize ubutwari bwo kugera hano, ndetse by'umwihariko nuko tubabona uko mukomeje gutwaza muharanira kubaho. Ndashimira ubuyobozi bw'umurenge n'abanyaruhashya muhatuye ndetse n'abatahatuye n'inshuti zanyu ku ruhare mwagize mu gutegura iki gikorwa. Guhurira hano uyu munsi turibuka urupfu rubi abatishwemo, tugaruka ku ruhare rw'ubuyobozi bubi rwabigizemo, kandi twamagana abacuze uyu mugambi wa jenoside ndetse n'abagifite ingengabitekerezo yayo. Nk'uko natangiye mbivuga hano, turashimira abarokotse jenoside yakorewe abatutsi muri uyu murenge kuba mwaremeye kudaheranwa n'aya mateka, mugaharanira kubaho, mugatanga imbabazi no kugira uruhare rufatika mu kubaka urugendo rw'ubumwe n'ubudaheranwa. Uyu munsi nyakubahwa mushyitsi mukuru, turongera kubashimira nanone ku butwari bagize kugira ngo iki gikorwa uyu munsi cyo kwibuka dushyingura n'iyi mibiri mu cyubahiro yimuwe ituruka aho navuze haruguru, ni igikorwa nanone kigaragaza kudaheranwa n'aya mateka, ariko tukakibashimira ko bagikoreye u Rwanda ndetse bagikorera abariho n'abazavuka, kugira ngo aya mateka azakomeze kubungwabungwa ndetse atubere ikimenyetso kizakomeza guhamya ko jenoside yakorewe abatutsi yateguwe n'ubuyobozi bubi kandi buyishyira mu bikorwa, ariko ihagarikwa n'abana b'Abanyarwanda, bikazajya bibera abakiri bato aho bashobora kuza bakigira kuri aya mateka ndetse bagafata n'icyemezo ndetse no guharanira ko jenoside itazongera kubaho ukundi. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, abayobozi muri hano, abaturage b'umurenge wa Ruhashya, turamaganira kure abagitekereza ko jenoside yashoboka, abagihembera urwango mu banyarwanda. Abo bakwiye kumenya ko uwabatsinze ntaho yagiye kandi yongereye imbaraga. Kuri uyu munsi kandi twibuka, tunazirikana ko jenoside yahagaritswe n'Abanyarwanda amahanga arebera. Ingabo za RPF Inkotanyi ziyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame zabohoye Abanyarwanda, zongera kuduha ubuzima. Ubu twese turishyira tukizana, kandi icyo duharanira ni ugukomeza kwiyubaka no kubaka igihugu cyacu. Abanyarwanda twese mu mateka, twaba aribwo bwa mbere tumaze imyaka 30 dutekanye, kandi igihugu cyacu gikomeje gutera imbere, akarere kacu ndetse n'uyu murenge wa Ruhashya. Turishimira ubuyobozi bwiza dufite buduha uyu mwanya wo kwibuka. Kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ni igihango dufitanye n'abacu, bikaba ihame, bikaba n'inshingano kugira ngo aya mateka atazibagirana. Bidufasha kandi no kuyabungabunga neza, kandi bikaba n'umwanya mwiza wo kuyazirikana no kwigisha abakiri bato, ariko nanone tukongera kwiremamo imbaraga zo guharanira kubaho neza no gufata ingamba ko jenoside itazongera kubaho ukundi
mu gihugu cyacu. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, bayobozi mwese, abaturage b'uyu murenge n'inshuti zanyu, kuri uyu munsi kandi turazirikana urwo rugendo rw'ubumwe n'ubudaheranwa abaturage b'umurenge wa Ruhashya kuko mukomeje kubigiramo uruhare. Abarokotse Jenoside mwemeye gukomeza kwemera kudaheranwa n'aya mateka ndetse n'ibindi bikorwa byinshi byiza tubashimira, harimo n'iki gikorwa uburyo twafatanije kugira ngo iyi mibiri yimurwe. Hamwe n'ubuyobozi bwiza dufite buharanira ubumwe bw'Abanyarwanda, iterambere ry'imibereho myiza, amahirwe angana, ubusugire n'umutekano, turabizeza ko ahaba hakiri ibibazo bizakomeza kugenda bishakirwa ibisubizo mu bufatanye n'inzego zose. Ikindi ni uko ubuyobozi bw'akarere bubizeza kuzakomeza kwita ndetse no kubungabunga yaba uru rwibutso ruri muri uyu murenge ndetse n'izindi. Abaturage b'umurenge wa Ruhashya tubashimira uburyo mwitabira iki gikorwa, murasabwa gukomeza kugira uruhare mu kurwanya byimazeyo abakomeza guhembera no kuba ingengabitekerezo ya Jenoside. Urubyiruko turabashishikariza kumenya aya mateka yacu nubwo abenshi abaruta. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, soza nagira ngo nkomeze kubashimira kuba mwaje kwifatanya natwe, kandi abari hano twese dukomeze kwibuka, duha agaciro, duha icyubahiro abazize Jenoside yakorewe Abatutsi, tunafata mu mugongo abayirokotse, twimakaze umuco w'amahoro, twamaganire kure ibikorwa byose ndetse n'amagambo yose agaragaramo ingengabitekerezo ya Jenoside. Murakoze, twibuke twiyubaka.